Ibi byo birababaje biteye n'ubwoba. Uyu ni umugabo uri mu kigero cy'imyaka 26 y'amavuko, aho uyu mugabo rero akurikiranweho icyaha cyo gusambanya umwana we w'imyaka 6 y'amavuko. Uyu mugabo bivugwa ko iki cyaha yagikoze mu bihe bigiye bitandukanye, aho byagaragaye ko ngo umugore we yari yarahukanye akamusigira uyu mwana, ubwo bivuze ngo uyu mwana niwe wasimbuye nyina ku buriri. Ibi byamenyekanye ute, cyane ko hari bamwe mu baturanyi b'uyu muryango bagiye bavuga ko ari bo bagiye babona uyu mwana agenda atagataga, bakaza kumubaza ikiri kumutera kugenda nabi, akaza guhita babwira icyo papa we yamukoreye. Nibwo uyu mugabo rero yaje no gutabwa muri yombi. Murumva ko ibi naho bimaje kugera, bimaje kuba bibi cyane, aho umubyeyi asigaye arongora umwana yibyariye. Isi iri kugera ku musozo, ndakurahiye. Iyi si ni twebwe turi kuyigira mbi, sinkubeshye. Gusa Imana iturengere, ntabwo ibi bintu byoroshye habe na gato. Bana nanjye rero byose nyine mbikugezaho, ariko kandi reka ngende nkwibutsa ko YouTube channel ni yayindi ni Subiza TV. Aha niho ukura amakuru aba yizewe kandi amakuru aba agezweho. Nizera ko n'ibitekerezo byanyu muraza kugenda mubisiga muri komenti, biradufasha mu kugenda tubagezaho amakuru nk'aya ngaya, cyane ko bituma tumenya amakuru turi bubagezaho n'igihe turi buyabahere, ndetse n'ibyo dukwiye guhindura mu nkuru tubagezaho, ndetse n'ibyo dukwiye kongera mu nkuru tubagezaho. Nizera ko mwese mumeze neza, abatemeze neza namwe reka ngende mbasabira ku Mana ize kuborohereza muze kumera neza. Umuhungu ni wa wundi mwikundira muri rya jwi ryiza cyane, ijwi riba rituje, kandi ntekereza ko kubana nanjye nta n'igihombo kiba kirimo habe na gatoya. Ongera volume gato, byose nyine mbikubwira ubashe kugenda usobanukirwa neza iby'uyu mupapa waje guhemukira umukobwa we w'imyaka 6. Ibaze noneho uyu yarakwiye burundu ye y'umwihariko pe. Nk'uko rero ubushinjacyaha buvuga ko mu bihe bitandukanye uwo mugabo utuye muri aka kagari ka Mukinga, uyu murenge, cyangwa se aha ni mu kagari ka Mukinga mu murenge wa Nyamiyaga mu karere ka Kamonyi mu ntara y'Amajyepfo. Uyu mugabo rero ngo yagiye asambanya uyu mwana we yibyariye rwose, nyuma y'uko nyina w'uyu mwana yahukanye akamusigira uyu mwana. Ngo ni nabwo rero uyu mugabo yatangiye kujya abwira uyu mwana ngo vayo hano. Ubwo birumvikana ibyo yagendaga amukorera. Namwe muri abantu bakuru mwoka byaramye, mwumva aho isi igeze. Satani ari kugenda akoresha abantu mu buryo bugiye butandukanye. Iki cyaha kandi akurikiranyweho cyamenyekanye ubwo umwe mu baturanyi b'uyu muryango wabonaga uyu mwana agenda nabi cyane atagataga, nk'uko natangiye inkuru mbikubwira. Yamubaza icyo yabaye, umwana nawe mu gahinda gakomeye, ndetse mu kumusubizana cyangwa se mu kumubwira afite ikiniga, yaje kumubwira ibyo papa we yamukoreye, ndetse n'umuturanyi nawe ahita azenga amarira mu maso. Kandi ni ukuri koko ibi bintu birababaje, ibi bintu biteye n'isoni, ndetse mwa bantu mwe namwe muri kubyumva. Niba umubyeyi wabyaye umwana, noneho tekereza umwana uri no mu kigero cy'imyaka 6, birenze n'urukozasoni, akamushyira hariya, none se buriya yashyizemo byagenze gute? Mwa bantu mwe muzavugurure iri tegeko, murebe ukuntu mwajya muhana abantu by'umwihariko. Urumva uyu mugabo agomba guhanwa, cyangwa se agomba guhabwa igihano cya burundu, ariko hakabaye hariho na burundu y'umwihariko, kubera ko ibi bintu uyu mwana yakorewe na se bishobora kuzamugiraho ingaruka mu myaka nk'ingahe iri imbere, ugasanga nibwo ari kugenda abona neza ingaruka z'ibyo yakorewe na papa we, kandi nyamara bitagagombye kuba binaba. Mwibazwa rero ry'uyu uregwa, cyangwa se ry'uriya mugabo uri mu kigero cy'imyaka 26 y'amavuko, we yemera ko yasambanyije umwana we koko, ubwo yaratashye mu ijoro yasinze, ndetse agenda anasobanura ko yabitewe n'ubusinzi ngo bukabije. Ariko se ni gute usinda uyu munsi? Ni bya bindi nyine bakunda kubabwira ngo inzoga ni ikintu umukobanyi, vino n'umukobanyi, mureke inzoga. Niyo mpamvu bavuga ngo ni ibiyobyabwenge. Ubundi kubera iki inzoga ikutegeka ikanakuyobya ubwenge? Wenda reka twemere ko yari yasinze,
ku munsi wa mbere urasinze uraje wagwa ni nejo bundi oya. Uyu mugabo ahangaha yari ashatse kurimanganya ubugenzacyaha gusa, kandi iki cyaha akurikiranyweho nikimuhama azahanishwa igihano cy'igifungo cya burundu. Njye nakongeraho burundu y'umwihariko kubera ko ibi bintu yakoreye umwana we birababaje ndetse biteye isoni n'ikimwaro. Namwe babyeyi mwari muneze amatwi rero, cyangwa se n'abandi mwese, ibi bintu byagakwiye kuba bibasigira isomo rikomeye cyane. Ibi ngibi ntabwo bikwiye muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda, ni ukuri kose. Ngayo nguko ni mu karere ka Kamonyi mu ntara y'Amajyepfo muri uyu murenge wa Nyamiyaga. Ubwo reka twizere ko byibuze Imana izarengera uyu mwana w'umukobwa, wenda ikamukiza ibyo bikomere yateye na se agakura ari umwana wibagiwe ibyo byose. Reka twigarukire ahangaha mu ntara y'Amajyaruguru mu karere ka Burera. Biragaragara ko polisi ikorera ahangaha mu karere ka Burera yaje gufata uyu mugabo wari witwikiriye ijoro akinjiza mu Rwanda ibiyobyabwenge byo mu bwoko bw'urumogi, aho uyu mugabo yafashwe rero mu rukerera rwo kuri uyu wa kane. Ni ku wa kane oya, ni kuri uyu reka turebe, ni mu rukera rwo kuri uyu wa kabiri itariki enye, ubwo bivuze ngo nejo tariki enye Ukwakira 2025 ahagana saa 9. Ubwo birumvikana ko byari mu masaha 9 z'ijoro. Uyu nguyu rero akaba yafatiwe muri uyu mudugudu wa Vumage, aha ni mu kagari ka Murwa, aho uyu yari amaze kurwambutsa agiye mu bikorwa byo kurukwirakwiza. Ubwo ni ukugenda arushyira mu bapushayi n'ibiki byose. Nizere ko uri no kugenda ubibona neza. Gusa nk'uko ibi byagiye bitangazwa n'umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyaruguru IP Inyasi Ngirabakunzi, avuga ko polisi ku bufatanye n'izindi nzego bashyize imbaraga, cyangwa se kuri ubu bashyize imbaraga mu guhangana n'ibiyobyabwenge byambutswa imipaka, aho ibingibi byiganjemo urumogi ndetse n'akanyanga. Yakomeje agira ati polisi ikoresha imbaraga nyinshi mu kurwanya ibiyobyabwenge, byaba ibituruka hanze y'igihugu ndetse n'imbere. Niyo mpamvu tugira inama ababyishoramo kuba babireka, ngo kubera ko nta munsi bazigera bihanganira umuntu wese ugerageza kwambutswa cyangwa se kwambutsa ibiyobyabwenge abiturukije mu kindi gihugu abyambutsa ashaka kubijyana muri iki gihugu cy'u Rwanda, kuko ahangaha ntabwo byemewe. Birashoboka ko mu bindi bihugu byaba byemewe, ariko nababwira ko rwose muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda ibiyobyabwenge reka ntabwo byemewe habe na gatoya. Nanjye niyo mpamvu nkunda kubabwira ngo mushake utundi turimo tw'amaboko mushoramo imbaraga zanyu, aho kugira ngo mutange imbaraga zanyu ku bikorwa nk'ibi ngibi. Ngira ngo uri kubibona neza rwose, uru ni urumogi rwari rukiri rutoto. Uyu nguyu yarukwanika wenda nk'izuba rimwe agatangira agafunga twa dufungo, cyangwa se agatangira akarupakinga neza cyane. Uyu nguyu Ngirabakunzi, uyu muvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyaruguru, akomeza agira ati bitewe n'ingaruka tubona z'ibiyobyabwenge buri wese akwiye kubyirinda no kubirwanya. Ntidukwiye kubona umuntu ukoresha ibiyobyabwenge kandi biyobya ubwenge bw'uwabikoresheje. Ubu ni kubera iki uba uzi ko iki ari ikiyobyabwenge kandi ukagikoresha? Mubyirinde, mubireke. Nanjye niyo nama nabagira. Reka mbashimire mwe twabanye muri ayo makuru, mbabwire ngo mbakunda kurusha ibindi bintu byose. Dusure amakuru yacu ari imbere, amakuru yo tuba tuyafite menshi. Reka mvuge ngo ciao ciao.